reka nongere guha ikaze wowe uhisemo gukurikira Ebenezer Niyo TV kugira ngo dusangire aya amakuru meza, amakuru y'ingenzi, amakuru adufasha kumenya ubudahangarwa bw'Imana ndetse no kumenya aho igihe kigeze. Nabwiwe isoko nziza kugira ngo turusheho kwitegura Yesu Kristo uri hafi kugaruka azatwimurire mu bwami bwo mu ijuru. Uhabwe umugisha n'Uwiteka Imana yacu, umuremyi wa byose kandi ubeshejeho byose, umugenga wa byose. Ijwi ryahindutseho gatoya kubera gripe, ariko ntabwo iri bunzambye kubera yuko mu mbaraga Imana yashyize mu bimera hari icyo iri kugenda ikora inyuze mu kimera cyitwa gaperi. Nababwiye yuko ivura gripe ku rwego rukomeye cyane. Iyo uhekenye ibibabi bya gaperi, gripe yari igufashe igenda nka nyombere. Uwiteka aguha umugisha kandi guhaye ikaze. Turi mu itorero ry'Abadivantisiti z'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe hano i Gitwe. Hari ibirango biba biri ahantu hatandukanye hirya no hino biranga ahantu, ariko uko iminsi igenda yicuma niko ibyo birango bishobora kuba byahinduka. Rero ukigera i Gitwe uhabona ibyapa, muri ibyo byapa ubonamo icyapa cyanditseho aya magambo: ni icyapa kiranga aho itorero ry'Abadivantisiti z'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe riherereye. Utambika kano gahanda munsi gatoya y'inzu yahoze ari ibiro by'abadeparitema Firidi ikiri hano i Gitwe. Hirya gatoya uhita ubona urusengero runini rwiza naho ngaho. Mutese byagenze isoko nziza y'ubu butumwa bwagiye bukura. Kimwe mu bitaramo bidakunze kuboneka hirya no hino, igitaramo kidasaba amafaranga, ahubwo igitaramo gihuza amakorali kubwo guhimbaza Imana n'abizera bicaye mu rusengero. Twinjiyemo, abizera baricaye baratuje. Abakuru b'amatorero baturutse hirya no hino baje mu mahugurwa mu kigo cy'amashuri cya koleje barahari, badusuye, ndetse na New Singers Choir ibarizwa mu kigo cy'amashuri cya koleje cyangwa se intara y'ivugabutumwa ya koleje uko wabivuga, mu itorero ry'Abadivantisiti ko tubivuga, nabo barahari. Rero tugiye kubagezaho igitaramo cyahuje amakorali atandukanye. Muri yo turavugamo abasirikare ba Kristo bo ku itorero rya Nyamirembe, tuvugemo abato b'ubwami bo mu itorero rya Sheshe intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe, kandi turavugamo New Singers Choir ibarizwa mu kigo cya College Adventiste hano haruguru gatoya. Turavugamo na New Times Family Choir nk'uko mubimenyereye ibarizwa hano. Uwiteka abahe umugisha. Ni kumwe na Samuel niyo dusenga. Adufasha kuduha amahoro n'umurengezi
bazazenguruka muri Yerusalemu. Haleluya, kubera izina, mbere y'izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta andi mazina mu bantu batuye isi ndetse n'abazabaho. Ntawe uzagira izina ryabona ryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje, n'izina tubonera agakiza, iryo zina rya Yesu. Urashaka kwibonera agakiza, urashaka kwibonera amahoro, jya wiringira iryo zina Yesu, n'ukuri uzabona ubugingo. Uzasezera kuri iyi si y'imirimbo, uzazamukana n'abacunguwe, kandi uzibera muri Yerusalemu. Haleluya, kubera iryo zina, mbere y'izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta andi mazina mu bantu batuye isi ndetse n'abazabaho. Ntawe uzagira izina ryabona n'iryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje, n'izina tubonera agakiza, iryo zina rya Yesu. N'izina ryiza, izina rihebuje, izina ry'igitangaza, izina riruta andi mazina mu bantu batuye isi ndetse n'abazabaho. Nawe uzagira izina ryabona ryo rya Yesu. Nukuri iryo zina rirahebuje, n'izina tubonera agakiza, iryo zina rya Yesu. Haleluya.